Wari uzi ko ushobora gukorera amafaranga kuri MoMo nta na rimwe washoye cyangwa se nayo wasizeho? Reba neza uko Mpesa iri kubikora, uko ushobora kuba wayikoresha ukayabyaza umusaruro. Nigeze kubakorera video none y'uburyo Mpesa iguhereza amayinite y'ubuntu, ariko ubu ngubu ishobora kuba yakwereka none ngiye kwereka uburyo ushobora kuyakuraho mu kimwe cyo gushyira ku mayinite bakaza kuri mobile money yawe neza intambwe kuhinduka yabikuza. Rero niyo mpamvu usabwa gukanda like, gukora subscribe nimba uri mushyashya, kandi nkangushimira mwe musiga ibitekerezo hasi muri comment. Niyo mpamvu nkora video y'ibintu mwambwiye. Ndagushimiye cyane, reka tube twatangira noneho uhawe ikaze. Tudatinze cyane, nimba uzi ko uri mushyashya ukaba utazi uburyo bayifungura, wereba video ko ngiye gutangiza mbikuza no kukwereka uburyo uza kubikuza, uza gutangira kwiyandikisha n'uburyo ukoreramo izo coin. Uraza kubibona video iri kurangira kugira ngo rero tuze kugenda na burumwe. Uraza gufungura Mpesa yawe, urafungura Mpesa yawe, ni uko ariko cyo kujya kuyidownloadinga muri Play Store. Ko no yidownloading utanyuze kuri link na bonus ubona reka ubwo nyine nawe wibaza ibyo uzabikuriza. Tudatinze cyane rero, aka kanya ngiye kumanza nkwereke gato ngiye muri review. Urabizi neza ko kubikuza tuzana kuri redeem na hanga tubikuriza. Mbere naberetse video y'uburyo wakoreramo amayinite, tukazanga kuri recharge. Kuri recharge ni ugiye kubikuriza kuri telefone, kuri Airtel, kuri MTN direct akungaka gutyo. None urabona yuko hano abarimo uburyo butatu bwo kubikuza: airtime, bundle na data, right? Ubwo ni uburyo bungahe ushobora kubikuza, gusa twakoreshaga airtime. None wa selecting provider hano gutya, ukaza no kuri provider wabonagamo Airtel cyangwa se MTN, wahitamo Amayeri yose bagahita bakwereka yo wakemerwa kubikuza. Ngangiye yose inayabikuza bigakunda. Yego noneho cyane, reka nkwereke sasa. Uko uri kubibona hano kwa amayinite guhera kuri coin 300 zonyine ubikuza 100 ku 300 ukabikuza. Dore ngiye unabikuza n'ibihumbi 600 unge nabikuza. Naberetse rero turi kubikuza ibihumbi, nayo turi kubikuza amafaranga 500, ariko ngiye kwereka uburyo uyishyira kuri MoMo. Okay, uhawe ikaze. Nize ko wakanze like kuri video please kugira ngo tugendane. Ega ibintu byose birakora, ahubwo nuko bishobora gutinda, ariko suko biba bidakora. Bishobora kuba byafata umwanya munini, tubwizanye kuri pe. Gukorera amafaranga online birashoboka, gusa bifata igihe kinini bitewe n'ibyo ari byo wagiyemo. Niyo Mpesa wakoramo amafaranga pe nkuko ugiye kubona nyabikuza nkashyira no kuri MoMo, ariko umenye ko nyine bizafata time kwa yuko utarusanzwe ugira ute nyine utabihaye igihe kinini. Ninza kwereka muri my rewards tugiye kubikuza rero, ndenye bikujemo kenshi pe, kandi ngo history kutagira ngo ni ibintu bibangiyemo ntizeye cyangwa se nazi. Uri kubibona hano gutya, izi ni inshuro zose nagiye mbikuzamo. To izi zose uri kubona, izi gutya uri kubibona gutya, izi zose ni inshuro nabikujemo. Nkunyiremo gatoya muri review, aya ngaya gutya aha hatatu honyine ubwayo ni amafaranga agira mu bihumbi, uko ni amadolari 5, ubwo angana n'ibihumbi 714, ni amafaranga agira mu bihumbi 21 niyo nabikujemo ahangaha. None ubwo nahangaha, ubwo none nasizemo ayangana nabikujemo 500 magana gahe. Yego twigenda rero kubikuza kuri mobile money ni gute bikora. Niba ushaka kubikuza kuri mobile money, uraza kuza wongera uzukanda hano kuri redeem, ugende kuri coin ufite hano gutya, nawe ndaza kwereka uburyo wazikoreramo. Nurangiza uraza kuza kuri redeem urayikandaho. Ubwo ku muntu ushaka gushyira kuri MoMo, kuri mobile money, araza kuza azanitse ngo USDT. Kuri USDT nuza ugakanda, nukanda kuri USDT uraza guhita ubona uburyo bwo kubikuza. Iyo ageze yo kubikuza, agiye cyose akantu uzasanga ugasa icyatsi cyererana. Yari icyatsi cyererana, icyo gihe uba yabikuza neza akakugeraho rwose. Gusa ugomba kuba ufite account ya Binance, kuba ko tugiye kubikuza amadolari kugira ngo amadolari bayavunjemo aze mu manyarwanda. Niko babikora. Nta kuntu waba ukora amafaranga online udafite Binance, ko Binance ni ububiko bw'amafaranga ukoresha. None ubwo twakomeje kumugana kabwe, gusa ushaka gufungura Binance utarusanzwe uyifite ntugire ikibazo. Ureba gutya muri video description ahangaho muri link, wanyuza ngo handitse more, hejuru ya more kana kuri title uraza kubona ama link yo kwiyandikisha, ubone mu link yo gufungura Binance. Twagiye kubikuza sasa, ni ibintu byoroshye cyane. Niba ngiye mfite mutuntu twinshi dusi cyatsi, sone yuko nzajya ku kantu kanyuma, nzaza kwa kanyuma k'amadolari 5, kwako buri coin mfite ni izi ngizi zingana. Ahangaha ayo wawe ufite yose ufa ko yashyize kuri Binance, niyo yabarize n'igice kimwe. Iyo atuje ushobora no kubahamagara nkagiye nkakohereza kuri MoMo, njye ukayamereza amadolari. Ni ibintu biri easy, biroshye cyane. Hanyuma ubwo ndaza gukuza gukanda hanga ku madolari 5. Amadolari 5 angana n'ibihumbi 7 n'amafaranga
180 ngiye ni kwangana ubwo nari wayejemo uzajya uhita ubikuza ukanda no kuri Binance ushyiramo email yawe ukoresha kuri Binance, right? Uyishyiramo, wamara kuyishyiramo ukahita ugakanda kuri next, wakanda next done, aho ngo babibaye ako kanya boom, ndakanda kuri next, bahita banyereka yuko ngiye kubikuza amadolari 5 direct. Ninyakandaho mitenza nkanda kuri confirm, ninkanda confirm ndategereza gatoya, bahita bambwira ati submit already, request already submitted. Aka kanya amafaranga mbanyabikuje abari buze kungira mu gihe cy'iminsi amasaha 48, ntabwo byajya munsi, ntabwo byajya hejuru. Ushobora no kwita ubikuza gutya akita kugira nonaho, ariko iyo bitinze ntabwo byarenga amasaha 48, rwo ni iminsi 2. Yego, ntabwo bijya birenga 100% rwose, ngenda bizi neza. Ubwo kanda kuri close, idukanda kuri close, ujye ubikora uzi ko ufite internet. Yego, umara kubikora ureke nyine bijya muri process, beta kugera bakuzana no muri process, ahubwo ati transfer aza gufata iminota ari ingahe. Rero video ngendaza kwisara uko ngezeho kujya mitanyashyira no kuri momo, bita nkumeza no ku bantu mbereka ese ni gute wakoramo coin, ni gute bigenda mu hawe ikaze kandi Chikoreka yuko aba yagabanutse witubona yuko nyine zahise zigabanuka kuko nari mfite 49 hunsigaye yuko ini 1,810, right? Ubwo dutegereje noneho ku bantu, noneho mu gihe dutegereje ka tugeraho ku bantu bakeneye yuko wajya ubona coin nyinshi n'umuntu mushyashya, unyura kuri link, ukanyura muri video description, wanyuze kuri link ukahita ukanda gutya, bakanda kuri play now, bakanda kuri play now, ubwo nukoramo coin, bakanda kuri continue, bagahita kwereka games. Hari abantu ngo mujye mubone games, sinzi hari undi muntu wanyandikiye muri comments, umwambara nabiyandikiye ngati ajya bura game burundu. Namwandikiye muri comment avuga ati wowe ukeneye gufashwa by'umwihariko, sinzi impamvu ziboramo, uzasaba application uyestaringemo. Ubwo nicyo kibazo rero, izi task rero ubona izi ngizi nizo ubonamo, nizo unakoreramo izo coin. Application yose ufunguye, uteka telefone yawe hirya ku ruhande, niyo ugiye kuryama, ingisi ngo bipanike ngo buri kanya apana. Wowe koresha buno buryo, dunuzi ukayidownloadinga gusa, ujye downloadinga imwe nuyirangiza urisibe ukoresha, ukande kuri install. Iyo kanze kuri install application ugakomeza ukayikoresha wonyine ukayifungura. Uko uyifungura niko bagenda guhereza coin, ukayifungura wowe ni wayitereka ari ukiryamira tu, ukayireka hariya ukikomeza bitewe ariko n'amabwiriza yayo. Utugarutse hano gutya muri Mpaisa, tugarutsemo hano haba harimo uburyo ushaka kuyigira, wenda nze nkaza mwakanyereka ese ni gute ibigendamo. Ubona bifata iminota 10 gatoya. Ari gihe wowe ushaka kuvuga ati ngewe nzajya downloading application, ku download application ukagaruka inyuma, niyo utakirigo uyikina ukayituzana kuri scratch, waranje ku downloading application ukamara kuyidownloading hano wahita ugureza scratch. Gusa hari ubundi buryo bworoshye nzabakoreraho bwo gukora icyo bita zino surveys, akarinya ubona ko ni mu buryo butakugoye. Yes, nyuma yuko negereje nge umunsi umwe wonyine gusa, nibwo nahise mbona no message ngo nahise nyakira, nibwo ngiye isangira. Urabizi ko ari amasaha 48 atajya arenga arya munsi yawo. Yego, nahise mbona no message y'amadolari 5 USDT kuri Binance yanjye, no kwashize iminota 11 angezeho, nisamita nkomerezaho video neza cyane. Amadolari 5 ayisangira nkuko nabikuje tubitangira video mubireba. Reka tugiye ufungue na Mpaisa gato turebe aho ubirebe yuko amaje no ko wakishyurwa niyo utarishyurwa ni ubirebe akitaraba paid, sibyo? Uraza ugakanda kuri redeem nk'ibisanzwe, wamara ukanda kuri redeem ugahita uzugakanda ahanitse ngo my rewards, kuri kanze kuri my rewards, inubwo itubona yo hari paid, ubwo nyine uba wishyuye cyangwa se abayakugeze kuri Binance. Yo hari ni progress cyangwa se processing, ubwo abatara kugira ukomeza gutegereza gatoya. Hanyuma nako ngiye ari paid, reka nze mfungue na Binance gatoya turi yuko ari koko. Yego, Binance yanjye ngira ngo ninyifungura nko kuri kubibona nako hariho amadolari 5 yamaze kubangiraho n'ibice birengaho nari mfiteho. Yego, kandi ibyo biceho nabikuye muri buri kwezi. Binance itanga amafaranga buri kwezi, yes buri kwezi, ariko wowe noraga rubyo gukora amatask kujya muri mwe gusa ucinja nk'ibihembo. Niba ugiye niyo kubimenya byandika hasi muri comment nabyo mbigufashamo. Noneho nkuko yabona nayagejejeho. Sasa nimba utazi gufata amafaranga wakoreye kuri Binance ukayashyira kuri Momo, ntugire ikibazo, ngiye kubikwereka. Uraza kureba muri video description, harimo link ebyiri, ukuntu wafungura Binance ku muntu utabizi, n'ukuntu wabikuza amafaranga ufite kuri Binance ukayashyira kuri Momo yawe. Izo video zombi ziriho. Tere video description iraza gukanda hano,
uraza gukanda hano handitse ngo mowa, aho ngo kuri mowa nuhakanda uraza kubonamo izo linki kuri titre y'amagambo, urahita ubona izo linki zose nakubwiraga ndetse no kwiyandikisha. Iyo linki niho iri kwibutsa by'umwihariko wibumbira hamwe n'abandi